Da Silva, Robertinho aratungurana. Robertinho Ntekereza ko nka AS Kigali niba yarimo yitegura itigeze itekereza ko Elenga Kanga yabanza na Bagayogo cyakoze reka mbabwiza ukuri bose nta numwe tekereza Robertinho buriya hari ukuntu umutoza abana n'abakinnyi be akabamenya kandi akamenya n'igishobora guteza umwuka mubi n'igishobora guteza ikibazo muri iyo groupe ye abanye nayo neza. Robertinho ibyo bintu byose arabyirinda. Robertinho aravuga ati Elenga Kanga muri iyi groupe buri gihe agahora ari umusimbura kenshi ntanabone n'umunota n'umwe wo gukina. Adama Bagayogo numukinnyi njashiramo kenshi asimbuye abantu bakavuga ngo ni iminota mike yana muhaye rimwe na maganatsinda n'igitego iminota akayikina neza Kanamugire Roger hari igihe Sefu ataraharameze nabi nkabariwe nkoresha Sefu ntahari na Majariwa ntahari nkabariwe nkoresha kuri gatandatu uwo mwana reka ntibite biba nk'inkubikubise ngo abo mu bencher complete akavuga ati abakinnyi bose ngomba kubatunga kandi bakabaho bishimye akavuga ati rero tugiye gukina na AS Kigali si match bakabirije si AS Kigali ya kabiri tukaba turi abambere Sefu kuri bench Kanamugire Roger garuka muri 11 babanzamo Elenga Kanga injiramo mu kibuga ubanzemo Adama Bagayogo akira banzamo Haji agakora rotation ku bakinnyi batatu kandi agiye gukina n'ikipe ya kabiri adafite Ombolenga urumva kanye abatoza benshi bagira ubwoba bwo kubahindura ikipe itsinda ahubwo ukaba babitekereza agiye guhura na Kiyovu ya nyuma cyangwa na za Muhazi ahubwo akazana za nyuma ariko igituma bikora ahubwo ntufite Ombolenga uhisukora n'impinduka eshatu zinde eshatu abakinnyi bane muri 11 bawe bari basanzwe bamenyereye ugiye gukina na AS Kigali ya kabiri kuri joro ya 10 na kangahe na gatatu kandi Rayon Sport utaratsindwa match nimwe ariko agafata icyemezo akavuga ati Elenga jyamo Adama jyamo gusa ngo rero 10 abantu bahita babumba kameme niwe tubuze zo mpinduka abandi nabasanzwe Izamu ni Kadimi kabiri ni Seru mugo mu gihe gatatu ari Hakimu Aimable na Sudanya barakinanaga mu gihe imbere yabo hari Kanamugire Roger ubwo ni kuri gatandatu arimo arakina na captain na Richard ndetse na Muhire Kevin Rwanda rumwe Adama urundi Elenga Kanga hataka Fal Nganye AS Kigali Hakizimana Adolphe mwizamu kabiri bari bakinishije Nkubana Mark gatatu Akayezu Bosco Axe Onyebor Franklin akinana na Prince Buregeya hagati mu kibuga Rucogoza Elias Shimimana Tarsis na Ntirushwa Aime ari ku 10 uruhande rumwe bagakinishaho Ahmed Gisle wasubiye inyuma urundi ruhande bakarukoreshaho Oze yabivuze bakatakisha Shabalala match itangira umukinnyi nta nubwo yigeze aha abantu gutegereza umukinnyi witwa Adama Bagayogo yari yisha Adolphe yamuteye shoti ry'imoso yamuteye umurambararo w'ishoti amugeza muri 90 ese si ku munota nk'uwambere ubundi buriya ese mwarabibonye ko Adama Bagayogo yitwa ko ari ku ruhande ariko kwinjira ariko agakinda hagati cyane akaba ntashaka gushotera no gukerera uburyo kubera ko Muhire Kevin akina ari mobile ari free bituma byatumye no musasa nk'uri gukina ku 10 akafata baraka ku ruhande rumwe rw'iburyo yanyuragaho akinjira nk'ahari ku 10 n'ubundi kugira ngo n'uburyo ateye amatire ari kadere cyangwa se ya mirambaro reye Adama Bagayogo niwe yatereye buri Adama Bagayogo aracyari umwana ariko afite qualité hari qualité nabonye ziza nkaho zijya wagira ngo yazigiye nko kuri Ruvumbu marerezuma ntibakinanye ariko hari ukuntu Ruvumbu yakunda gutera amashoti ya kure kandi akatera ubona takoze concentration nini cyane ujya kubona ukabona gusa baro nibiri mu moso ye ukabona pa arayikubise kandi kagenda iri kadere uyu mwana rero nawe agira amashoti ubona ameze nk'umuntu ufite ubunebwe Adama nyine ntiyihuta barakayisuna kugira ngo wenda agiye nko kuyipasa ujya kubona ukabona aratunguye ariteye mu izamu kandi rikagenda ryihuta rikaba riri na kadire ibyo bintu rero kandi n'umwana ubona ukunda kohereza baro imbere mu gice cy'ubusatirizi cyane navuze rero hari utuntu tudukarite ubona nyine afite tumeze nk'utwa Ruvumbu impamvu uvuga nuko ari umukinnyi abareyo bakumbura Ruvumbu yagutsindaga igitego mu buryo utari kubona ukajya kubona ukabona ararekuye n'umunyezamu atanu bitekerezaga ukabona file zirimo ziranyeganyega uyu mwana rero niko yarahitanye Adolphe yamukubise umupira wihuta
muri dogere 90 Adolphe arasimbuka ahita awushyira muri koroneri arabanza aranaryama gato kuko yaguye hari ukuntu yaguyemo nabi ariko baraza baramuhagurutsa bavuga ati ubu mugabo haguruka nta wundi budufite. ikintu gusa nakunze nuko AS Kigali igice cya mbere cy'umukino ntiyigeze itinya Rayon Sport ngo ivuge ngo bya bindi ngo ndi Shabani ngo nabwiye ngo mugene ngo mu block ngo mugume hariya oya AS Kigali nayo yararekuraga ariko Shabani umenya nta nibyaze Marerezma kuparika bisi umenya atari ibintu bye rwose ntabwo barase cyane Rayon Sport nkuko yabarase mu gice cya mbere uko ndi kuvuga ubwo buryo bwabonetse match gitangira bwa Adama nabwo nyerega bugaragara ariko nabwo mu gice cya mbere uko indi yo yabaye off target ya nayo ya Adama mita ya mbere isa nkaho yakinwaga amakipe yose ari gutinya Sirifasi nubwo ngo barakina mu kibuga ariko cyane Rayon Sport ukabona iri mu gice cya AS Kigali mirahegera cyane ariko ntigere kuri Sirifasi ugasanga birimo birapfa wenda habaye koroneri ariko kugira ngo uno muzamu wa Adolphe yongere kubona akazi usibye kandi hawe na Adama Bagayogo ntibyabaye cyane mu gice cya mbere buriya byanagezeho nko mu minota nka 25 ubona match isa nkaho igabanyije ritme hanyuma rero bajya kuruhuka ari ubusa ku busa ariko bigaragara ko igice cya mbere nkarenga kanga ariko babwira ati ntabwo ndaba tayari uyu mukinnyi iyo yafashe baro uburyo yitwara kuri baro ubona azumupira wagira ngo ni Vinicius cyangwa ni Messi karaga speed kare akora akantu agashitisha nk'umukinnyi akagenda ariko agahita buri imbaraga noneho zo kunyura ahantu umukinnyi avuye akoze geste yerimina umukinnyi je dikoro umukinnyi aragiye ari ukabona ahisa buri imbaraga zita zirangiza igitekerezo cye igitekerezo afite ni cyiza kiragaragaza umukinnyi z'umupira ufite amayeri yo kudiribura ariko bikarangira abuze imbaraga zo gukomeza iyo action ngo anayirangize Erenga Kanga akiza hari match yakinnye ya Azam hajya amasimbu yakubita poto abantu induru ziravuga Inyamirambo ni nka match nk'ebyiri nimba atari 3 na match ya polisi yayikinye neza ya Gicuti amaze gukubita nk'imitambeke biragiye amasimbuye donc arutuna ko ukabona umupira ariko ashobora kuba afite nk'ikintu ari soft kimvune umubiri utari muzima ku buryo hari nka action atinya gukora wenda nka muvoma atinya gukora ngo kugira ngo arangize action ye yikanga ko ashobora kwitavunika ahubwo rero igice cya kabiri bahise bamukoramo rwose kuko kandi ngo ibyo bintu yatabikoze nko mu minota nka 20 umunota 25 30 35 40 agenda noneho adeserera asubira inyuma asubira hasi aho kugira ngo yuririre aho ngaho akomereze muri uwo murongo agenda aho asubira hasi igice cya mbere cyarangiye nta action nyinshi tubonye uretse wenda nk'iyo Adama ikomeye yo muri dogere 90 birangira ari 0-0 ariko ibyabaye mu gice cya kabiri mu minota 5 ya mbere ku minota 50 file zari zimaze guseka kabiri mu buryo bujya gusa kuko urumva nyine bahise bamukuramo beta benjezamo kuranya Azizi Basane yinjiramo ubona ko umutoza yamubwiye ngo umukinnyi twari twahaye amahirwe yo gukina poste yawe adupfiriye ubusa noneho wowe genda ni wowe gisubizo ni wowe muntu dutegereje ibitego shaka uburyo baro nyinshi uzinjiza muri Sirifasi kandi ubwo nkubana yari yabonye ikarita y'umuhondo mu gice cya mbere uwitwa Azizi Basane noneho ya speed ye kwagukereye amakosa yaravuze ati ntabwo ari cyo mumbwiriza yagiye avuga ati none ni jewe ugiye kuba impamvu Rayon Sport yatsindamo igitego gusa Adama niwe wa debrotse igitego cya mbere navuga ngo Eme nawe yabaze nabi umupira Serumogo yahaye Adama Eme ajya gufunga mu ndyo indyo ya Adama wari wabona ateresha indyo amusigira imoso icyo nawe yakoze nta kindi nubwo itagarura kuri poto ya mbere yarahagazeho nacyo nashinja Adolphe cyane ni poto yarahagazeho umupira ubona ashobora kuba yaraketse wenda ngo Akayezu nawe yagize rotari Akayezu yari yajemo hagati uriya ni Eme hari undi mukinnyi uyu uriya ni Eme wamugiyeho oya uriya kabiri w'inyuma ni Akaye ni Franklin uriya ni Franklin urumva hari ukuntu Adama yagarutse mu moso ye nawe agira akantu k'akarotari ko kujya gufunga ngo mu block ari babiri
bamubuze gutera. amakosa ya Adolphe ariko na Adolphe nanone wamwumva Franklin yaranamukingirije yamukingirije ariko Adolphe akaba yanakeka ko bari butange passe muri penalty cyangwa kuri poto ya kabiri Ariko ku buryo umuzamu yagiriye option bihita bikwereka imitekerereze Rayon Sport yatangiranye igice cya kabiri cy'umukino. Reba muri Sirifasi harimo abakinnyi bane, igitego gitsindwa harimo abakinnyi bane ba Rayon Sport. Aziz yari ku rundi ruhande, Forunganya ari kuri pointe, Na Kevarim. batangiranye ikintu bita inzara y'igitego ku buryo bwabatereka dushaka uburyo mu minota 5 ku minota 50 tuba dufite igitego. Adama rero atsinda igitego kuri poto ya mbere, icya kabiri byabaye ibitego bije mu minota 4 Itatu. Aziz Basane yari aksereye acceleration. Nkubana arasigara abandi nabo baza gutabara Adama arafungura ariko umupira aho kugira ngo awuhe Adama ahita wugarura kwa Buregeya Prince aravuga ati nimukubita ni penalty. Faranganye Forunganya rero hariya passe nziza cyane ya Basane barigendera hasi ariko Basana performance agize kuri mukino aje amasimba. iteye ubwoba pe rega umukino batangiye gutekereza ko batangiye no kumudutaho cyane. vuga Reba, tuko bakize hanze yagize match nziza. Urana iki nitego cya kabiri rero kuri pass yarahaye nganye nawe ita deposa. Iki Rayon Sport rero imaze gutsinda 2 mu minota nk'itanu yegeranye nkuko Hitimana yabivuze. n'umufana atangiye gufana atari no bigusaba imbaraga nyinshi muri kamere ya noneho ku Rayon ikipe nka AS Kigali idafite na bench AS Kigali nta urumva yari ifite abakinnyi batatu ngenderwaho Gigia Emmanuel Wokwi na Chuzo Gael kuko hari amakosa Adolphe akora Gael atakora ubundi muri kamere ya Rayon Sport abantu bazayirebe Vanguraza Kuva na na kera- Saidi kuva na kera ikipe igira support y'abafana nka Rayon Sport. Rayon Sport iyo igutsinze igitego ku munota wa 80 itegure n'ubutari tayari kuwa 82 ry'ikindi kuko icyo gitego gifite ukuntu kibazamura abakinnyi n'abafana kikazamura abafana bakagendera muri icyo kintu muri iyo mudu bagasunika rugagira ngo bamwe barimo barasunika abandi nk'ahantu hazamuka ako kanya iyo utabashije kumanaginga ibyo bintu wowe adversaire Rayon Sport yitigu igusesekamo n'ikindi byananimika aperi ibanza mukura ibitego bibiri byagorana ko mukura yabyishyura idafite umufana idafite uko uwo mutima wo gukinira umufana ariko aperi yirabyishyura gushyiramo n'ibindi bibiri mukura biriya byari binayibayeho imikino ibiri ya gicuti yakinnye na Rayon Sport mukura yabanzaga Rayon Sport buri gihe ariko Rayon Sport igaturuka inyuma ikayishyura ikanayitsinda kubera umufana aha rero naho iyo AS Kigali iza kuba ariyo yabanje igitego byarashoboraga ko Rayon Sport yakishyura igashyiramo n'icya kabiri ariko AS Kigali biba bigoye kuyibanza igitego niriya squad yabo nkeya pe ndavuga muri karite usibye ko bafite n'abakinnyi 25 bwiyukuyemo n'abandi batatu nanone bindi 22 harimo na ba squad players kankubaze Eric ari Ndayimana Eric twavuga no mu kiganiro Gasonga arahari harwo yari kuri bench ntabwo akina yarari ntaje Yarari. kuzeho Gasonga ntabwo yize ajyamo kujyamo kuko ntabwo yagiyemo ariko yarari yasubiye inyuma kuko ubundi ugende ku izina niwe wagombye kuba ari umwanya wa Elias nese ubundi reka mureke mbabazi umukinnyi witwa Tarisisi nshimiye nabonye abatoza bajya bizera bakamuzana nko kuri izi match zikomeye nayo bayikina Tarisisi babanzamo Tarisisi afashe icyahise Bashiremo Kayitaba uzi kubona Elia Kwaje bibaza. bamuga nishyura Kayitaba hari match nk'ebyiri Kayitaba Mbese- bamukizemo ibyabaye oya niba hari Gigi niyo haba hari Gigi ese ko na Gigi bari Tarisisi ajyamo. bakamubaza Tarisisi aranga akajyamo oze akajya kuri bench ubwo Rayon Sport ikomeza kubataka ariko AS Kigali iza kubonamo igitego kimwe kuri penalty Serumogo wari umaze kunanirwa Akayezu yamuteranye ishoti Hadim Ndiaye akora save umupira wushyira muri corner nyuma y'umunota Akayezu agaruka yakserana na Serumogo amubona ko yananiwe Serumogo amushyiraho akaboko gatoya umusifuzi Nsabimana Celestin aravuga ati yo ni penalty yo kwa harimo ubwenge bwa Akayezu harimo n'akaboko ka Serumogo Serumogo yakinye yanamuteze ukuguru yabivuze Oze Oze yayirenza abariyo kuri Serumogo 60 myize yiguhaye abariyo kandi iyi baro rwose sinzi impamvu yarwanye no kuyikina Akayezu ararimo no kumushyiraho akaboko hanze niyo afunga rwose kandi Yusudiyanyi we yari yabrotse poto ya mbere urumva rero iki gitego AS Kigali yari itsinze muri iyo minota cyarayizamuye nayo muraroma ikigenderaho noneho isirisimba imbere zamu rya Rayon Sport. Rayon Sport itari yarekuye yaje kubona kufura ahagana muri ku kazi kandi nabwo ni Basane nikosa bakoreye kuri Basane nabwo Basane rero niba ari ukuntu anareshya ni mugufi cyane yegereye hasi afite speed ariyangaja aranagwa cyane none
byorohera umukinnyi kumukoreraho ikosa agukuraho umupira utatekerezaga ko yashyiramo akaguru. kandi noneho ari igihe umukinnyi yisanga nta yindi option afite avuga ati uyu mukinnyi nintamukubitira ahangaha narisika ko nanamukubitira muri surface mukurikiye reka mukubitiye kure. Iki gitego rero Rayon Sport yari imaze kwinjiza Papley. Muhire Keve yaje kuri iyi kufu. Papley niba yaramusabye ngo yime, Muhire Keve aravati saba ayimusigaho na Bugingo Hakim. ibyo nabyakira. Papley ibintu bita kufura ni expert, nuko atari umukinnyi ubanzamo, ariko uyu muhungu kuri kufura ni mubi. Ureba ahantu yanyujije kufura ku rukuta rw'abantu babiri, nundi umwe wari uri inyuma yabo anyuza hagati y'izo nkute ebyiri. Fani Nganye nawe nk'umubiteri, Saleh yari yamufashe yamwambitse sentire, yamufashe yanagitsinze bagwana, yamufashe yazengurukije amaboko, yabaye nk'unyiza akantu gato atsinda muri angle ferme, igitego cyiza cyane yashyizeho umugongo. Uriya igitego cya gatatu gitanga security kuri Rayon Sport. Uyu mwataka ni umunyabwenge cyane, hari ukuntu yabaye nk'ubyiga Sare ku buryo Sare iriya baro niyaza kuyikuraho yari buyitsinde. Noneho Fani Nganye aramubyiga ayitega umugongo, ariko na kufura Papley yaramuhize, iriya kufura nayo iteye ubwoba. aho yari mu buhanga. Papley yaramuhize, bya bindi byo kuvuga ngo barazamura mu mutwe ngo poto ya kabiri, yaramuhize aho ari kandi abibona ko bamufashe, avatireka nkinjizemo hariya, akanyuza hagati y'abakinnyi nka bane, babiri bari ku rukuta na Saleh wafashe Fani Nganye, uriya ni wundi ni Franklin. Habanje kubaho ikibazo cyo kumenya ngo iki gitego cyatsinzwe nande, kuko n'abantu babibonye mu mashusho nyuma bashatse kugira ngo nabanje kugira ngo ni Papley wagitsinze, ariko undi mwanya ngira ngo ni Saleh wakitsinze, ariko nyuma ndebye mu mashusho nanabaje n'abasifuzi bo bacyanditseho sanga bacyanditse kuri Fani Nganye, kandi kuko bigaragara Fani Nganye n'umupira niwe wukozeho uhita ujya muri file. Fani Nganye atsinda igitego gitanga security kuri Rayon, anageza ibitego 8 muri shampiyona ya Kaserafe. Ko Serafe yari yatsinze 2 w'amagana, nawe yagize 7. Fani Nganye ahita yuzuza ibitego 8 muri match zingahe nk'esheshatu.